buri kavuga ati mwiyeze ubundi katubwira ati abafite ubwoba basigare ni ukuvuga ngo harimo imvugo nyinshi muri twebwe rwose harimo nk'umuririmbyi wacu wavuze ati ngewe ndumva ntasobanukiwe n'ibi ndaza gusigara. Imana yari yatubwiye ngo muzabona ikimenyetso mu bigogo, iratubwira sinibuka n'ahandi yatubwiye ngo naho muzabona ikimenyetso, ariko nimugera ku Kamonyi mu ikorosi rya mbere muzasanga n'abayiteguriye aho ngaho ariho nabategerereje. Yaratubwiye ngo muzasanga n'ahabiteguriye kandi muri icyo kibaya hazabera ibirori. Aho hantu ku Kamonyi nimuhagera abona liste kuva ku wa mbere wa kabiri wa gatatu, noneho asanga iyo liste ntabwo ayiriho. Noneho agira ikibazo mu byiyumviro bye, atekereza ko Imana iri kumwereka liste y'abaririmbyi bakora arimo. Noneho agira confusion, aravuga ati Imana ko nanjye ndi umuririmbyi bakora arimo we kubera iki ntari kugaragara kuri iyi liste. Muri iryo yerekwa arasenga aravuga ati Imana mbabarira nanjye unshire kuri iyi liste kuko niyizi ko ndi umuririmbyi bakora arimo. Agiye kubona abona ikiganza kiraje cyandika izina rye kuri ya liste. Nawe aravuga ati Perezida dore rwose Agate twamutegurana aricara none yanze kuhicara. Aravuga ati se mupfiki icyo apfa ko ajya mu modoka mumureke yicara aho ashaka. Ikintu naje gusanga gikomeye Imana yakoze nuko rwa ruhande rwose bari bicayemo, urumva aho nawe ugombaga kujyana arahanze barahicara bo. Ndibuka ngewe nongeye kwicura gato yaturenze ku giti cy'inyoni, tubita dutera akaririmbo kitwa ngo ntabari twe Uwiteka ntabari twe ahubwo izina ryawe ari ry'icyubahiro. Wagateye nawe yitabye Imana wabitaga kwakunda kwita Gashishi Etienne, niwe wateye ku karirimbo turakikiriza. Nicyo kintu mperuka naje kongera gusa ikintu nibuka nuko nufite tubaye nk'abagurutse. Abantu barenga 40 bashaka kuririmba muri korari mu ngo natwe dushaka gupfa nkuko abandi, kuko bumvaga ko ahari korari muwe twese ari abafite ibigo by'amashuri ndetse n'abandi bose amalibrary bakeneye gukoresha ibitabo byabo byashaje bikongera bikaba bishyashya. Reka mbabwire ko muri buze kugana muri Mahango Group Limited. Abangaba bagufasha gukora ibijyanye na printing byose kandi bakabikora kinyamwuga. Bakorera mu nyubako yakora hano inyuma murenge wa Nyarugenge. Abangaba ni n'inzobere mu gukora ibitabo bishya kandi bisa neza bimeze neza bijyanye n'igihe. Mubagane abo bakora ku wundi busobanuro mubahamagare ku murongo wa telefone mubona kuri screen yanyu. Babita Mahango Group Limited. Aba bakorera mu karere ka Nyarugenge. Muraho neza? Namahoro turashima Imana. Yes, mumeze neza muri korari muwe? Muri korari muwe turaho, Imana iracyaturinze. Yes, ndi muvyeyi twamuhaye ikaze nawe. Murakoze cyane. Okay, twishimiye kuganira namwe rero, namwe mwakwibwira abadukurikiye nubwo na Agate ari bwongere kwivuga. Murakoze, nanjye nitwa Musabye Maria Agate. Ndi mama ushima Imana, ndi umuririmbyi muri korari muwe. Murakoze. Murakoze cyane John. Nababonye uyu mumama ariko amaze igihe kinini muri korari muwe kuko nigi no muri nizano epfo muri TTC najyaga mubona rwose. Wabaye mwarimu se? Nizo ubwarimu ndanye njya mu itangazamakuru mbitanyo by'umuhamagaro. Wamaze igihe mumaze nk'igihe kingana gute muri korari muwe? Korari muwe nyimazemo igihe kirekire. Ninjiyemo mu 1997. Wabyumvise akiri umwana mutoya rwose. Gadi rero n'uyobora uyu munsi nawe wabwira abantu amazina yawe nubwo nari nakuvuze. Murakoze, nitwa Gadi Ruzindana, akaba ari ngiye uyoboye korari muwe muri iyi minsi. Tugiye kuganira namwe rero ku mateka ya korari no ku rugendo rwa korari n'ibikorwa ifite muri bino bihe, ariko mbere yuko dutangira kadusaba uyu muvyeyi atangire adufasha gusenga kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Yego, kadusenge twubaha Imana. Imana Data twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro, turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye ko uri umurinzi mwiza wabanye natwe, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye umwanya muto tugiye kumara aha hantu, umwanya w'igiciro kuri twebwe, ko tugiye kukuvuga, tugiye kukubahirisha, tugiye kukuvuga mwami Imana yacu kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru muri uyu mwanya. Gumana natwe rero, ube mu ruhande rwacu, ijuru ritwiteho kandi tubone gutabarwa. Umwanya turamarana n'abavandimwe b'umugisha ngo twambaje Imana twizeye mu izina rya Yesu.
amen amen. amen. Mu gutangira gadi reka aduhe story ya korali yanyu, imyaka yatangiye n'imyaka imaze ku muntu utazi korali mu bayikunze, ariko watunyuramo amateka gake ya korali tuze kubaza n'umubyo ko byabaga bimeze mu bihe byashize, ariko wowe watubwiye gake kuri story ya korali. Murakoze cyane. Korali Impuhwe ni korali imaze imyaka itari mikeya kandi itari myinshi cyane, kuko yatangiye mu 1987 ari korali y'abana batoya. Icyo gihe yitwaga korali Umunezero, ari korali iririmba muri Ecole de Dimanche. Irazamuka ari abana. Murabizi ibyago byabaye mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi birumvikana korali yahise ivaho nk'andi makorali yose. Noneho muri 1994 ubuzima bwongeye kugaruka, korali n'ubundi irongera irakomeza ari abana batoya. Ari korali ya Compassion yaririmbaga mu ishuri ryo ku cyumweru cyangwa se Ecole de Dimanche, niho yakoraga umurimo w'Imana. Irazamuka niba ikiri korali y'abana, ijya mu materaniro y'abantu bakuru, noneho ari nabwo yatangiye kujyamwe abantu bakuru, ariko batari bakuru cyane n'ubundi, kuko muri iyo myaka ya nyuma ya 1994 n'ubundi yaririmo urubyiruko cyane, hari harimo urubyiruko. Ndumva abantu bubatse, ntekereza ko abambere bayijemo muri 1998 nibwo hajemo abantu bakuru bubatse ingo, ari nabwo hajemo umugabo witwa Theogene Ngironsanga wayiyoboye igihe kinini. Kuva icyo gihe muri 1998 arayiyobora kugera muri 2011 nibwo namusimbuye. Kuva icyo gihe rero yahise itangira kuzamwa abantu bakuru bubatse. Natwe twari abana icyo gihe, twiga za primaire, turazamuka, igihe kiragira turashingirwa, kugeza uyu munsi dufitemo abagabo, abagore n'urubyiruko turavanze. Wowe wagezemo ryarika? Je ndumva narayigezemo muri 2000. Ni muri 2000. Yego. Gutaraza kukigera. Yes, rero muvye nawe yatubwira rero mugera muri kora byari bimeze bite, nibiki wibuka, se bari bafite ibyuma noneho bacurangaga ibiki, ariko namakora batubwira amateka bati ku ngoma y'uruhu. Byahatari amakorali yarandokiritaga yaje nko mu rugendo navuzaga ingoma enye. Nari umuvuzi ukomeye cyane w'ingoma. Yego murakoze. Natwe n'ubundi urwo ruhu n'uyu munsi nubwo nta hantu na hamwe bagira ngo urubore kuruhabona, ariko mu by'ukuri nirwo twakoreshaga kenshi. Wenda nko ku cyumweru nibwo twatangiraga kuririmba, bakavuga ati uru ruhu mururetse, bakadushyiriramo akazi kigakeya ku bari bamaze kugira ibikoresho bigezweho, ariko natwe twakoreshaga uruhu mbere. Korali yari nkuru kuri mwe bw'icyo gihe yari korali Betelehemu. Bo ari bakuru bafite ibikoresho bitahanitse cyane ariko bigerageje icyo gihe. Ubwo rero twatangiraga kuririmba, rimwe na rimwe bakadufasha, ubundi tugakoresha uruhu, nuko byari bimeze. Byiza cyane rero. Iyo umuntu atekereje korali Impuhwe nta nubwo tubigiye ahita avuga ngo barase barokotse yamanuka. Yaba wendiye nk'uko nguko bano turi kuganira nabo baravuga ati nabarokoke b'impanuka korali Impuhwe yakoze. Ahubwo hari ikintu wenda mbere yuko tujya ku mpanuka gatoya nabanza kubaza, harya buriya mwiswe izina rya korali Impuhwe nyuma y'impanuka cyangwa n'imbere yaho? Kuko iyo uvuze Impuhwe nyine ni korali yagiye itera abantu emosiyo, indirimbo, rimwe twaragiye mu murimo w'Imana, tugeze mu nzira duhura n'impanuka, bamwe muri twe n'izindi ndirimbo nyine mugani ziteye impuhwe. Ikigeragezo cyaje nyuma y'impanuka. Nizo zose nyine birumvikana kuko zirabara story. Izina mwaryiswe mbere cyangwa nyuma? Oya, twagiswe mbere. Mbere yuko mukora impanuka. Okay. Reka rero uyu mubyeyi atubwire impanuka mbere yuko hari amakuru mwayigize. Havura rero ngiye mu buryo bw'umwuka byarabatunguye cyangwa mwari mufite amakuru? Amakuru yo twari tuyafite,
ariko uburyo twari tuyafitemo wenda ngenda yahera ku ruhande rwanjye Yes. uko nari nyumva ko nari nyazi twari twitegura urwo rugendo rwo kujya aho biti mu kingi noneho habaho kwitegura urugendo twabanzaga gusenga Imana mu gihe twari mu masengesho rero Imana ikatubwira ati bana banjye mbagiriye neza mbashyize hejuru ndabamamaje ndabamenyekanishije mu rundi ruhande ngo umugeni aratashye mu rundi ruhande ngo nzabana namwe muzi imvugo y'Imana namwe kenshi hari igihe atabamo gufutura kwa cyane ku buryo umuntu wese ahita precisa ngo amenye ngo ibyari bigenderewe n'ibi ubwo rero muri urwo rwego buri wese ku ruhande rwe cyangwa ku rugero rwe yarafite rw'agakiza ngewe nk'icyo nibwiye muri njye navuze se hari Imana turaririmba inyenyeri hanuka hejuru ku manywa y'ihangu yiture hasi isi yose ibimenye niko nibwiye muri jewe ariko buri katubwira ati ikimenyetso cya mbere murakibona mugeze aha n'aha ndabana namwe ariko ndabakomeza buri kavuga ati mwiyeze ubundi katubwira ati abafite ubwoba basigare ni ukuvuga ngo harimo imvugo nyinshi yabasabye abashabagiza muri twebwe rwose harimo nk'umuririmbyi wacu wavuze ati ngewe ndumva ntasobanukiwe n'ibi ndaza gusigara yarasigaye rwose yarasigaye umunyabwoba nyine yaravuze ati ngewe ari ibintu biri kuvugwa nyine we yaravuze ati yarasigaye bo Imana yaravuze ngo afite ubwoba basigare we anasigara ntabwo yasigaye mu rugo ahubwo yasigaye ku rusengero ari gusenga yasigaye mu cyumba avuga ati cy'amasengesho ndaguma mu cyumba cy'amasengesho kugeza igihe korari izagarukira nirwo rwego yasigayemo nirwo rwego yasigayemo okay mbere yuko muhaguruka bitewe n'ibyo bintu Imana yari yavuze mwakekaga karagisida cyangwa ntabwo yabyeruraga mwatekerezaga karagisida cyangwa mwumvaga hashobora kuba ikindi kintu wenda mutamenye nyine nkuko nabikubwiye ngiye ku ruhande rwanjye nuko nabyumvishe numvishe ko hari nk'ikintu kidasanzwe kiraba isi yose iri bumenye urumva nari nkiri n'umwana mu gakiza hari ibyo akenshi udahita usobanukirwa ibyo ari byo 2022 ikindi iyo dusobanukirwa neza ko ari impanuka ari gusigara benshi yego nibyo abari kujya mu rugendo bari kuba nawe wari gusigara kuko impanuka nta muntu utayitinya cyane ko nyuma yayo twagiye dukora izindi ngendo ariko abakonvoyeri abashoferi bagatinya kujyana natwe twajya gufata imodoka uwumvishe ko ariko korari muhagiye gutwara ati reka batongera gupfa ndi kumwe nabo iyo ni ya korari ipfa urumva dukora impanuka shoferi na konvoyeri barapfuye nabo barapfuye ubundi abandi bo dusaba kudutwara bakavuga ati reka mufate indi ntabwo nshaka gupfa kandi mutagiye kure ikindi kintu nabonye nge cyari kidasanzwe mu rugendo twakoraga ingendo nyinshi pe ariko uwo munsi byari ibintu bidasanzwe twari duherekejwe n'abantu benshi mu buryo bigaragara ko mu by'ukuri wari umuteguro ukomeye w'Imana twari twagiye turi minibisi enye zuzuye abantu bakuru abapapa abapasitoro abaterankunga abantu bafatika pana uvuga ngo twajyanye n'abantu b'urungano rwacu nicyo kintu mbona ko Imana koko yabiteguye kandi igashyiraho abaherekeza benshi bari buherekeza umugeni ikindi hari n'abagiye abatashe hari abagiye babona iyerekwa mbere bakanabitubwira hari umumama wagiye mu bagiye yarakikiye uruhinja rufite amezi ari munsi y'9 ndumva ise nyuma yatubwiye ko yarafite amezi 7 urwo ruhinja rwari rufite amezi 7 ubwo mbere yuko habaho ayo masengesho gutegura urugendo yabonye iyerekwa mwiyerekwa abona liste y'abaririmbyi bazagwa mu mpanuka ariko ntiyasobanukirwa ko ari Imana ishaka kumwereka abona liste kuva ku wa mbere wa kabiri wa gatatu noneho asanga iyo liste ntabwo ayiriho noneho agira ikibazo mu byiyumviro bye atekereza ko Imana iri kumwereka liste y'abaririmbyi bakora impuhwe noneho agira confusion aravuga ati se Imana ko nanjye ndi umuririmbyi bakora impuhwe kubera iki ntari kugaragara kuri iyi liste muri iryo yerekwa arasenga aravuga ati Imana mbabarira nanjye unshire kuri iyi liste kuko niyizi ko ndi umuririmbyi bakora impuhwe agiye kubona abona ikiganza kiraje cyandika izina rye kuri ya liste
ubwo nawe yagiye mu bagiye urwo ruhinja rw'amezi 7 rurasigarana n'ubu ni umusore mukuru. reka Undi musore oya ntabwo aba muri korari. Ariko turamusura kenshi, ise yahise aba umuterankunga wa korari, turabana cyane mu buzima busanzwe. N'uwo musore iyo dufite gahunda y'ibiterane byo kwibuka abaririmbyi bacu araza nawe muri ibyo biterane. Undi musore witwaga Fred, mbere y'uko urugendo ruba yari afite umuntu, ibi nibi tugaragariza ko abantu bapfuye muri accident Imana yari yabateguye. Yego. Mu buryo butandukanye, buri wese ukwe Imana yari yamuteguye. Uwo musore yari afite ideni. Noneho mbere y'uko dufata urugendo asanga umumama turirimbana dukunze kwita Mama Ngabire, aramubwira ati rero tugiye mu rugendo, ariko ndumva umutima wanjye uhamanya nanjye ko ntazagaruka. Arabimubwiye. Nayo magambo yamubwiye. None nta mafaranga mfite yo kwishura runaka, mfite ideni, mbabarira umpa amafaranga njye kumwishura kuko tugiye mu rugendo kandi umutima wanjye urambwira ko ntazagaruka. Amuhaye amafaranga aragenda arishyura. N'abandi buri muntu wese yari afite akamenyetso kagaragaza ko Imana yamuteguye. Noneho icyo gihe kubera ko twazaga kurara hano ku rusengero, twarazindukaga cyane, urumva kugira Gitarama turi butangire igiterane saa 4 za mu gitondo, byadusabaga kurara ku rusengero kugira ngo byibuze saa 10 za mu gitondo tube duhagurutse. Noneho ikintu gitangaje, iyo abantu bari kumwe banaterana blague, kandi Bibiliya iravuga ngo amagambo menshi ntaburamwe ibicumuro. Tukigera ku rusengero, abo bantu bose uko batashye bahise bajya mu byumba byabo bararyama barasinzira. Mu gihe abandi twasigaye dutera za blague tuganira, urubyiruko icyo gihe twari turabana turi urubyiruko kuganira utuntu twinshi, bo bahise bagenda uko bangana baragenda bararyama barasinzira. Bongeye gukanguka tubakanguye ati muhaguruke mwitegure tugende, kugira ngo hatagira ikintu gishobora kuba inkomyi mu rugendo rwabo. Bo bararyamye barasinzira kugeza duhagurutse tugenda. Imodoka yakoze impanuka, bagihaguruka hano Igisenyi kugera ku Kamonyi bagiye baririmba, nta bindi biganiro by'iruhande. Bagiye baririmba kuva hano kugera aho impanuka yabereye. Ubwo abo gutaha barataha, abasigara barasigara. Ayo makuru yose twagiye tuyahabwa n'abarokotse, abangaba barokotse muri accident. Rero aho niho impanuka yabaye. Mwari bwatangira igiterane cyangwa cyari kitaraba? Twari tutaragitangira. Urumva twari turimo kugenda tujya i Mukingi. Tugeze i Kamonyi, imodoka ya mbere yari yagize Igitarama mu mujyi, iya kabiri niyo yakoze impanuka. Tukigera aho ngaho, abantu bari aho twagombaga gukorera igiterane, abantu bari bahari benshi cyane. Igiterane cyatangiye, amakorari yaho ngaho yatangiye kuririmba. Bakimara kumva ko dukoze impanuka tutaragera muri iryo vuga butumwa, abantu bahise bihana. Umurimo w'Imana ntugira isheke. Icyo twari gukora tugeze muri cyo giterane n'ubundi cyarakozwe. Imana yasanze buri muntu wese muri cyo giterane, abantu barihana. Twahawe amakuru ko hihanye abantu barenga 200. Barihana barakizwa, kuko nyuma yaho twagiyeyo, nyuma y'impanuka twasubiyeyo, baranatwereka baratubwira ati aba bakijijwe kubera impanuka, aba bakijijwe kubera impanuka, aba bakijijwe kuri wa munsi w'impanuka. Urumva icyo Imana yashakaga n'ubundi yaragikoze. Yego. Mama, wari uri muri iriya modoka yakoze accident? Nari nyirimo. Tubwire rero uko byaje no kwabibonye nawe. Uko byaje nyine nta bintu birebire bihari. Twe duhaguruka hano Igisenyi, haba nko mu modoka ndimbo nyitwebwe nyine. Habanje kubaho hano ku rusengero. Wenda abakameramani baze kudukundira aha ngaha muri hano tugeze, baze kuhagaragaza basi ku rusengero. Barahaguruka bafata umuhanda nyine bagenda. Yego. Nyine duhaguruka mu gitondo, ngiye ikintu nibuka cya mbere cyambayeho, nabanje gusigana n'umuririmbyi bita Freddy no bita Philibert. Dusigana ngiye nshaka kwicarira ku idirishya nishakira akayaga. Banandega kuri president ko twagiraga ikintu uvuga ngo uko twishyuye amafaranga ariko abantu bicara gutyo tuvanga vanze bisanzwe. None ngiye nkajya nsigana nshaka kugira ngo nigire ku idirishya.
nawe aravuga ati perezida dore rwose Agathe twamutegurana aricara none yanze kuhicara. Aravuga ati se mupfiki icyo apfa ko ajya mu modoka mumureke yicara aho ashaka. Ikintu naje gusanga gikomeye Imana yakoze nuko rwa ruhande rwose bari bicayemo, urumva aho nawe ugombaga kujyana arahanze barahicara bo. Twicaye ku ntebe imwe ubundi, uwo Freddy na Philbert n'undi bita Hitimana twicaranye nanjye ku ruhande, abo babiri bo ku ruhande bose bitabye Imana. Nuko tugenda bisanzwe, tugenda turirimba, twagera hano hakazamo akantu gato tukaba nk'abasinzira, ariko nta nkuru zo hanze twigeze tubara, nta nkuru zo hanze habe n'imwe. Twararirimbaga habamo kunanirwa gatoya, abantu bagasa n'abahwekereye. Ndibuka ngewe nongeye kwicura gatoya turenze ku giti cy'inyoni, tubita dutera akaririmbo kitwa ngo ntabari twe Uwiteka ntabari twe, ahubwo izina ryawe ari ry'icyubahiro. Wagateye nawe yitabye Imana, no bitaga kwakunda kwita Gashishi Etienne. Ni wateye ku karirimbo turakikiriza. Nicyo kintu mperuka naje kongera gusa, ikintu nibuka nuko nufite tubaye nk'abagurutse, nta kindi nibuka. Impanuka mwayikoze mugeze ku Kamonyi, hari korosi riri hano ku Kamonyi gutya, ahantu hakunda kubimanuka cyane, niho twari tugeze. Ikintu nibuka gusa nuko imodoka yihutaga, nza kumva mbaye nk'ugurutse, nta kindi nibuka. Nongeye kwibona ngiye mu bitaro bya Remera Rukoma. Ibyakurikiyeho simbizi, agataho nta bindi bintu nakubwira. Nta kintu nabonye, nta muntu nabonye yakomeretse, sinubisha byikubita hasi ngo mvuga ngo byagenze gute. Oya, mbese ni nkuko wajya kuryama ukibuka ko wenda uvuye ku meza ubwira tujye kuryama, ukongera kwibona ahandi hantu. Nge nuko byangendekeye. Ga tubwire rero, iyi modoka ntimwari mirimo, bamwe bababwiye ko impanuka imwe, imodoka imwe muri muzanyi gize accident. Intervention yakurikiyeho ari iyihe? Intervention yakurikiyeho, amakuru yahise atangwa. Urumva n'icyo gihe telefone zari nkeya, ndumva uwari utuyoboye icyo gihe niwe wari ufite telefone. Ubwo yahise ahamagara ko twari turi kumwe n'umushumba Pastor Karekezi, niwe wari utuyoboye icyo gihe. Yego. Ubwo yahise atanga amakuru inaha Gisenyi yose irahungabana. Yarahungabanye ku buryo polisi yahise izana traffic polisi hano ku rusengero, kuko abantu bose, ababyeyi b'abaririmbyi bose, abaturage bose bahise baza ku rusengero, kuko impanuka yabaye mu gitondo 2:00. Bahita baza kuva uwo mwanya, bahita baza ku rusengero, haba abantu benshi cyane, urusengero ruruzura, amakorari yaratangira kuririmba bategereje abaza kugaruka. Ubwo ndumva impanuka ikiba, hahise hapfa abaririmbyi, ndumva ari 4 bahise bapfa ku kanya. Abandi 4 bapfa bageze Nyabugogo bari kubajyana CHK. Abandi 2 3 nabo bapfa hashize akandi kanya. Shoferi niwe wapfuye hashize icyumweru. Twarashinguye abandi, we yari yacitse amaguru ariko ntiyahita apfa. Nyuma yaho ariko nawe gupfa atinze byari biri mu mugambi w'Imana, kuko Imana yashakaga ko akizwa. Igihe cyarageze, ari mu bitaro CHK, noneho arihana yaracitse amaguru, ari mu bitaro nyine. Amaze kwihana, mu gihe cye cyo gupfa, umudamu we, kuko aririmba hano, umudamu we aririmba muri korari y'ababyeyi hano ku rusengero, urumva nawe yakijijwe icyo gihe kubera iyo mpanuka. Noneho mu byo yagiye avuga, umuntu ari kurangiza urugendo yagiye avuga, yirukana avuga ati ayo macupa ya Primus, ayo macupa ya Mitsingi muyankura imbere, mubyigize yose mbishaka, ndumva ndi kujya ahantu heza. Niko yarangije urugendo. Nyuma y'icyumweru nawe biba birarangiye. Ubwo twapfushije abaririmbyi 6, dupfusha abaterankunga 3, dupfusha umukobwa wa perezida wari utuyoboye icyo gihe, ko hari harimo umwana we wagiye afashije nyina uruhinja, nawe arapfa. Noneho abo ni 10, hapfa na convoyeur na shoferi baba 12. Ubwo gihe bashaka imodoka yo kuzana iyo mirambo, iraza, izindi modoka nazo zifata abandi baririmbyi, ariko abaririmbyi bose bari bagize ubwoba. Bari bagize ubwoba ku buryo no kugira ngo abasigaye bave aho ngaho ku Kamonyi bagere hano Gisenyi,
byafashe amasaha menshi cyane kuko imodoka yarakataga gatoya bati none natwe turapfuye, yakata gatoya natwe turapfuye, ku buryo ndumva abaririmbyi byagejeje 2:00 z'ijoro, 2:00 saa moya nibwo iyo mirambo yageze aho ngaho, n'abasigaye nabo barahagera. Ubwo dutangira process zo gutegura uburyo bazashingurwa. Icyo gihe twanasabye umuyobozi wari utuyoboye hano Seti regionale, Pastor Seti, yasabye akarere ko babashingura hano mu kigo, ariko kubera ko ibyo gushingura hafi byaravuyeho, biba ngombwa ko tujya kubashingura ku irimbi rya rusange, ariko byari ibintu bikomeye cyane. Ariko noneho nyuma yaho nibwo twagiye dusobanukirwa neza, ahubwo tugasanga iyo byari kuba byiza Imana itwitwariye twese, kuko twahise twifuza urupfu nk'urwo abaririmbyi bacu bapfuye, kuko buriya bagize amahirwe kurenza twe tukiriho, kuko twe turacyarwana. Bibiliya iravuga ngo umusirikare ufashe intwaro ari ku rugamba ntabwo akwiye kwishima nk'utabarutse avuye ku rugamba. Twe turacyari ku rugamba, turacyarwana, ni ukuvuga ngo abagiye bafite amahirwe kurusha twebwe, kuko turabahamiriza ko batashye ijuru. Noneho nyuma yaho dufite umuririmbyi twa Frodouard, yari inshuti cyane y'uwo Gashishi watashye muri accident. Agira impungenge, avuga ati Imana koko ko turirimba ngo abaririmbyi bacu bagiye mu ijuru, tukanabihamya tukanabihamiriza abantu, mu by'ukuri koko bagiye mu ijuru, bafite ijuru. Agira izo mpungenge, avuga ati Imana ngiye gusenga amasengesho y'iminsi 2 ntarya ntanywa, ndashaka umbwiza ukuri ngewe ubwanjye mbyimenyere, atari byo mbwirwa cyangwa se ntashingiye ku byo twagiye twumva mbere y'uko impanuka iba. Shaka kumenya ko abaririmbyi bacu bagiye mu ijuru. Muri ayo masengesho y'iminsi 2 arimo gusenga, abona wa mugabo wari inshuti ye cyane, ko bacuruzanyaga inkweto. Abona wa mugabo araje yambaye ikanzu yera mwiyerekwa, aramubwira ati Frodouard, shira impungenge rwose, twese abaririmbyi bakorari muwe uko twagiye muri accident, twese dufite ijuru, turi ahantu heza, humura rwose, komeza ukorera Imana kugira ngo nawe uzadusanga aho turi. Birakomeye cyane, ni story ikomeye. Ikibazo ndi kubaza noneho, nyuma y'impanuka abari abakomeretse, nawe nibo wari urimo, ese wagize ibikomere byo ku mubiri? Ibyo byo birumvikana, ariko n'iby'umutima. Hari igihe impanuka iba umuntu agakomere ku mubiri, byo ni ibisanzwe, ariko umutima niwo ugoye gukira. Yego, umuntu akaba yahita yanga n'umurimo aba iyo Mana agiye kukiyansize, cyangwa yagira na trauma. Wenda harimo muraza kutubwira nta bagize trauma, ese abari barakomeretseho mwakomeje kubafasha gute? Ariko duhere kuri wowe, byagenze gute kugira ngo uzakire? Murakoze. Kubera ko twebwe urumva impanuka ikimara kuba, twari twegereye ibitaro bya Remera Rukoma, abariho bahita batujyana, turavurwa. Nyuma y'iminsi igera kuri 3 turataha tuza kuvurirwa hano mu bitaro bya Gisenyi, abariho dukomereza kurwarira. Ariko harimo abajyanywe i Kigali bari bangiritse amagufa bikomeye, ariko nko ku ruhande rwanjye nari nakobotse mu maso bisanzwe, mbese mfite utuntu tw'udukomere tudakomeye, akantu mfite nk'urwibutso nagakovuga tongera hano ku ivi, n'akandi gatoya kunkokora gato rwose, nta kindi kibazo nagize. Turi tunari mfite twara amashoke asanzwe yo mu gatuza, ariko uko iminsi yagiye ishira byagiye bishira, kugeza ubu nta kintu cy'ubumuga runaka mfite bukomeye bwaturutse ku mpanuka. Nabyo mbona ari umurimo ukomeye Imana yakoze. Mu by'ukuri muri rusange mbona Imana yaraturinze umubabaro, kujya tubona mugenzi wacu tukamubona n'ubumuga runaka bukomeye, tukavuga tuti yazize biriya. Oya, twese duhagaze tutanabivuze ntabwo ushobora kubimenya. Nta basigaye bagize, abasigaye babaye bagize ubumuga buri grave, n'abagize ubumuga bwari bushaka kuba grave bagiye mu bitaro bikomeye baravurwa, hamwe n'Imana irabakiza ubwayo. Harimo nk'umupapa umwe tujya twita Aimable, yaragize ikibazo cy'igufa rikomeye ryo mu kaboko, ariko nyuma y'igihe gitoya runaka Imana ubwayo iramukiza, n'abaganga baratangara ko bari babona ko akaboko ke gashobora kuzavaho bibaye ngombwa. Ariko Imana irabikora pe, imuvura neza. Uyu munsi wa none pe nta bumuga bugaragaza ko yabarigize ikibazo gikomeye mu mpanuka.
uwo mugabo avuze nuko wenda adahari hano ngo abibabwirire neza, ariko iyo turi nko mu giterane tujya tumuha umwanya wo gutanga ubuhamya. Ni umukozi wa Bralirwa, na n'uyu munsi aracyari umukozi wa Bralirwa, n'icyo gihe yakoreraga Bralirwa. Urumva bamwitayeho mu buryo buri hejuru, niba wari wagize ikibazo gikomeye ikigo cyabo kiramuvuza byihariye. Ariko igitangaza Imana yakoze ni ukuvuga ngo abadogiteri baramusuzumye bamunyuza mu byuma basanga ukuboko nta yindi solution ihari uretse kuguca, ngo yagize fracture. ubwo abaganga badesida kumuca ukuboko, ariko arasenga Imana avuga ati Imana koko ko nakoreye accident mu ruganda ndi gukorera urugo rwanjye, ko nakoreye accident mu murimo wawe ngiye kukuvugira, ni gute koko bankuraho urugingo? Arasenga. Ikintu gitangaje cyabayeho, abadogiteri bongeye kumusuzuma basanze ukuboko nta kibazo gufite, basanga yabaye muzima. Baramubaze se ko tubuze icyo dusobanura kandi turi abaganga twarabyigiye byagenze ute? Arababwira ati ngewe nkorera Imana, kandi Imana yanjye nayibwiye ko ntashaka ko bansha ukuboko, ubwo rero Imana yamvuye nta kibazo mfite. Amen. Ubu ni muzima. No kuvuga ngo abaririmbyi bacu bose barokotse muri accident, nta numwe ushobora kubona vis-a-vis ngo uvuge ngo uyu muntu yakoze impanuka, ntabwo wabimenya uretse kubikwibwirira ko yakoze impanuka, imodoka igapfamo abantu 12 agasigara, nta kindi wamumenyeraho ko yakoze impanuka. No kuvuga ngo nkuko uyu mama bivuze, Imana yanze ko dusigarana umuntu wacitse akaguru, wacitse akaboko, ku buryo tuzajya tumubona tukagira gahinda. Bose yarabavuye barakira, ubu ni bazima bose, bakorera ingo zabo, abakobwa bose barashatse, bari bari muri iyo modoka, abasigaye n'abari bari abasore icyo gihe bose barashatse, ubu ni bazima. Nta couple yapfuriyemo umugore n'umugabo? Oya, ntayo. Uriya mwana, uriya mu mama mwavuze wari utwite wasabye Imana kumushyira kuri list ariko atazi ko ntabwo yari atwise, yari afite uruhinja rw'amezi 7. Yari afite uruhinja. Rura ruhinja rwo rwararokotse. Rwararokotse, nta n'igikomere na gito rwagize. Nta na gato. Uko yararuteruye sinzi ukuntu Imana yarukiye mu biganza bye. Ngo bo bari bicaye ku ntebe y'imbere yanjye, yicaye imbere yanjye akikiye umwana. Byarangiye rero abo ku iyo ntebe hapfuyeho 3. Abari bari ku intebe barapfa 3, hasigara uwo mwana n'undi muntu umwe. Ni ukuvuga ntabwo tuzi uko Imana yamukuye mu biganza bye naho yamuteretse. Nta gikomere, nta kantu nakamugaragaza ko ari mu modoka. Ntako. Ahubwo hari ikibazo, hari n'impuha zikunda kuba ubwo uri umuyobozi wakora, reka tukikubaze. Bamwe baravuga bati babonye umukobwa ngo mwiza mu muhanda. Izo ni stories zivugwa. Abandi bati ngo nuwabitambitse, ngo numudayimoni, ngo wabateze ibintu nk'ibyo. Mwigeze kutubwira uko amakuru y'impanuka Imana yari yabahaye mbere, ariko noneho iperereza rya polisi ryaje yerekana ko impanuka yatewe n'iki? Mu by'ukuri abantu bavuga byinshi. Hari n'abantu bagenda biyitirira korari impuhwe kugira ngo babone amaronko, kuko hari igihe mba nicaye nkumva umuntu arampamagaye, kuko nimero zanjye ziba kuri YouTube, ku mavideo twasohoye hose ziba zihari. Nkumva umuntu arampamagaye ngo none runaka, akambwira izina ko ari kutubwira ngo ni umuririmbyi wa korari impuhwe, ari gusaba umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana, yitwaje ko ari umuririmbyi. Ese mu by'ukuri kuko ni umuririmbyi? Najya gusanga ngasanga iryo zina nta niryo twigeze muri korari. Murabona dufite umusore, ubu ni umugabo wateye iriya ndirimbo y'Ikigeragezo, n'ubu turacyaririmbana. Yabaye umugabo, afite umugore n'abana 2. Impuha zaraje ziravuga ngo nyuma y'impanuka ngo yagiye gucuruza inzoga mu Gatsata. Birakwira hose, ariko ni umuririmbyi, nigeze ava muri korari, na n'uyu munsi turacyaririmbana. Abo bantu rero bagenda bavuga ibintu bitandukanye, ni amagambo nyine asanzwe abaho mu buzima busanzwe, ariko impanuka yabaye Imana yaduteguye, nubwo itatweruriye ngo murakora impanuka, ariko yaratubwiye ngo nimugera mu Bigogwe murabona ikimenyetso. Kandi koko ikimenyetso twarakibonye, inka yaratwiteze. Muzi ko icyo gihe hari mu Bigogwe habaga hari inka no ku muhanda.
inka yari igiye kudukoresha impanuka. Imana yari yatubwiye ngo muzabona ikimenyetso mu bigogwe, iratubwira sinibuka n'ahandi yatubwiye ngo naho muzabona ikimenyetso, ariko nimugera ku Kamonyi mu ikorosi rya mbere muzasanga n'abayiteguriye aho ngaho ariho nabategerereje. niko Imana yatubwiye. Yaratubwiye ngo muzasanga n'ahabiteguriye kandi muri icyo kibaya hazabera ibirori. Aho hantu ku Kamonyi nimuhagera muzicara mu gacaca, yego, hazabera ibitangaza, abantu bazabasura, mugiye kumenyekana mu gihugu cyose no hanze y'igihugu. Urumva amakuru yose twari tuyafite, ariko Imana igashiramo akantu ko gutuma tutabitekerezaho cyane ngo dushake ibyo ari byo. Ariko yatubwiye ibintu byinshi twebwe mu bitekerezo byacu nyine. Abenshi twari abana mu gakiza, no mu myaka twari abana. Ibitekerezo twari dufite, twumvaga turaririmba ikimuga kigahaguruka, twumvaga turaririmba bikagira ukundi bigenda. Niko twe twabitekeza, kuko uburyo Imana yabivugaga twumvaga ese televiziyo y'u Rwanda iraza mu giterane ifata amashusho iyerekane tumenyekane ku isi yose. Nibyo twatekerezaga, ariko Imana yari ifite plan yayo yateguye n'uburyo biragenda byose. Nyuma y'impanuka nibwo twasobanukiwe ibintu byose Imana yatubwiraga byose, nibwo twabisobanukiwe dusanga Imana yari yateguye ibintu bikomeye cyane. Kandi n'icyo gihe n'abangaba barokotse babwiye ngo mbese wishimiye kurokoka, yakubwira ngo narababaye, yaba nanjye naragiye nk'abandi. Niko basigaye batubwira. Wishimiye kurokoka impanuka ya korari muwe, cyangwa wumvaga ukurikije uko Imana yari yabivuze wumvaga nawe wakwitahira? Oya, n'uyu munsi wa none hari ukuntu unyura mu bintu bikomeye ukumva bikobaje umutima, kubwo utari ko buriyo ngenda kiriya gihe ko menyera ari kurusoza neza, kubwo utari ko uyu munsi koko nzarusoza, ugahorana ako kantu ku mutima ko dufite ibyiringiro kandi dufite ibihamya byinshi by'uko bagiye neza. Nkanjye nicyo kintu njya nkunda kubwira abantu, niba gupfa biryana ntabwo mbizi, kuko nkurikije ko sinari ndi mu iyo modoka se, sinabwiye se ko nta kintu na kimwe nigize numva cy'umubabaro. Ni nk'uko ujya kuryama mu munyenga nyine ugasinzira, nta kindi kintu nibuka. Ubwo niba ari uko gupfa bigenda, niba ari uko byagenze bari gupfa nabo, vrema gupfa byaba ari byiza, gupfa nko muri icyo gihe uri mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu twese tumva ngo ukavuga uti ko biri kose iyo nza kujyana nabo. Hari umuririmbyi warokotse, yari umusore icyo gihe, yatubwiye we ibyo yabonye impanuka ikimara kuba. Yaratubwiye ngo yabonye kajugujugu ije nkishurirwa ako kanya impanuka ikimara kuba mwiyerekwa, kuko nawe ntabwo yigeze akomereka, ahubwo asa n'uwakubise ijosi niba ari kuri shampoma, niba ari hese, kuko yari ameze nk'umuntu wahiye hano ku ijosi gusa byonyine, nta kindi kintu yabaye, nta kindi gikomere yagize. Aratubwira ati tukimara gukora impanuka nagiye kubona mbona kajugujugu iraje iparika aho ngaho twakoreye impanuka, mbona bafashe bantu bose bacu babashira muri kajugujugu barabatwara. Ndarira cyane ndavuga ati kubera iki nge munsize mwanshiramo nanjye muri yo kajugujugu nkajyana n'abandi. Ariko abari bari kubatwara bavuga ati oya, igihe cyawe ntikiragera, tegereza. Biragoye. Nigeze kubaza ikibazo, nta bagize trauma urumva iyo mubonye imirambo igera muri iyo yose 12 y'abantu mwari kumwe, nta bantu bahise bazinuka umurimo bavuga bati turumva Imana tuyitakarije icyizere? Urumva, ahubwo au contraire, aho kugira ngo tuzinuke umurimo w'Imana twawukunze birenze uko twawukundaga. Abantu barenga 40 bashaka kuririmba muri korari muwe, ngo natwe dushaka gupfa nkuko abandi, kuko bumvaga ko ahari korari muwe twese ariyo nzira tuzacamo. Niko babitekerezaga bose, bifuza ko baza muri korari muwe kugira ngo nabo bazapfe nkuko abandi bapfuye. Noneho abaririmbyi bakunze umurimo w'Imana, twakunze umurimo w'Imana byikubye inshuro zirenga 10 uko twawukundaga mbere y'impanuka. Wenda ziriya ndirimbo ya alubumu mwasohoye nyuma y'impanuka gato, yari alubumu yiganjemwo amagambo y'amashimwe ndetse no kuvuga kuri story, nk'iriya nyine nigeze mvugaho, rimwe twaragiye tujya rimwe twarabyutse tujya mu murimo w'Imana, nako tujya mu murimo w'Imana, tugeze mu nzira
nimwe mwazandikaga ubundi nimwe mwazanditse Bo. zageza ziriya iyo ndirimbo Yego. iyo ndirimbo ni Bahati Alphonse muramuzi. Bahati yego. Bahati Alphonse niwe wayanditse, niwe wayitwandikiye tukimara gukora impanuka arayiduha arayitwigisha turayiririmba. Ariko izindi zose ziri muri album zijyanye zivuga iby'impanuka ni twe n'abaririmbyi bacu bazanditse. Okay. Aha turimo turagana ku gusoza mbere yuko tuza kugira no mu bijyo gusoza tuvuga nyine ndi kuvuga ku gusoza kuri ibyo by'impanuka. Uyu munsi abantu bamwe bavuze abana harimo abapfuye bari bafite imiryango igasigara mu bana nabo mute iyo mwibutsa abaririmbyi banyu mu bibuka ryari bigenda gute nyine tubwire uko mubana nabo. Urakoze cyane. Abo bantu bose twanze kubatakaza kuko dufite abakobwa, abamama, abasore, buri muryango wose watakaje umuntu muri iyo mpanuka ya korari tubana nabo. Twakoze impanuka ku itariki 27 z'ukwezi kwa 7 2002. Ni ukuvuga ngo ni nawo munsi twibukira abaririmbyi bacu, kubera ko byanga byakunda hari igihe iyo tariki igera turi mu minsi y'imibyizi, ubwo dukora igiterane muri weekend ikurikiyeho. Hari n'igihe dukora igiterane cy'icyumweru cyose kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru iyo tariki irimo hagati. Iyo twagize kwibuka abo baririmbyi bacu dutumira imiryango yabo, birumvikana harimo abantu batishoboye kandi n'umuntu wishoboye nawe nta muntu wanga inkunga. Dushaka amafaranga, rimwe tukabahahira ibyo kurya tukabaha, ubundi tukabaha amafaranga bitewe nuko twabiteguye. Igihe cyose twibutse turabahamagara, turacyabana nabo ku buryo nabo iyo bagize ibirori baradutumira. Iyo bakoresheje ubukwe baradutumira. No mu minsi yashize muri uku kwezi ku itariki 18 hari umumama watakaje umwana w'umukobwa muri iyo mpanuka yacu yitwa Aline. Yakoresheje ubukwe bw'umwana muto murumuna wa Aline mutoya. Ubukwe bwe yaradutumiye aduha invitation nka korari, tumutwerera nka korari. No kuvuga ngo tubana nabo cyane hafi, aho tugiye kwibukira hose, igiterane cyo kwibuka cyose tugize turabahamagara kandi tukagira icyo dukora mu buryo bwo gufashanya busanzwe. Mu muryango nta wakubwiye ati korari ntuzayisubiremo abantu bapfiramo? ngiye kubibaza. Oya, nta muntu wabimbwiye, ahubwo kubera ko babonye hari ko nko kamugite muri ADEPR ko ngewe umuryango wongewe wose wari wa Katolike, ari ngewe gusa wo muri ADEPR urimo no mu gisekuruza cy'iwacu hari nta wundi muntu wabaga mutari umugatolika. Ninge muntu wa mbere wagiye muri ADEPR. Bose rero yego mubo ntekereza kuba nzi numva n'amateka yabo. Musaza wanjye yaje mu buryo bwo kunsura, ariko hari ikintu kiza nibuka, ahubwo nari masimbutse gatoya. Abantu ku gasozi k'iwacu bari bazi ko napfuye, kuko ngiye ntabwo mvuka inahangaha. Bari bazi ko napfuye, ngo babwira papa se kutari gutegura aho turi bushyingura umwana. Papa ngo arababwira ati rero umwana wanjye niba yanapfuye ntabwo muri bubone tumushyingura hano iwanjye munsi y'urugo, arashyingurwa hamwe nabo bari kumwe, ntabwo ndi bumuteshe bagenzi be bakoranaga umurimo. Uvuga ngo icyo gihe rero ibyo bintu byavuze ubutumwa n'ubundi muri famiye y'iwacu, babona ko harimo Imana ikomeye nasengaga burya. Uyu munsi maze kugira iminyago myinshi, ahubwo Imana yumve ko nyishimye iri mu ijuru. Amen. Nukuri pe, nahoraga mbisengera igihe kirekire, ariko Imana yarabikoze. Tumaze kugiramo abana bakijijwe, abana babasaza banjye, abana babakuru banjye bakijijwe, nkabona koko atari ibintu by'ikigari. Nkabona ko afite agakiza gafatika, kandi akavuga ati intambwe wateye niyo dutera ko kugira ikirenge mu cyawe. Kugeza uyu munsi mu rugo habaye ikibazo, bazi ko nsenga mu by'ukuri. Ntabwo mbyirata, ariko ndirata Imana iba muri jewe. Niyo hagize umuntu urwara ahita ahamagara ati mumbwirira gata rwose nsengere ku izina ry'umwana ritwa ma blessing, dufashe usenge byakomeye. Kandi koko napfukama nkayibwira ikabikora. Na perezida biziho ubuhamya, mama wanjye yiza avunika, njya gusenga Imana hamaze amezi 2 ukuboko kwarabyimbye wagira ngo ariwe n'inzoka. Yasitaye mu muhanda ariko manywa muri kaburimbo aragwa, nta nk'inzoga nta sinda. Ariko icyo nshaka kubabwira nuko Imana iba muri twebwe igihamya imirimo yayo ikagaragara. Nyuma yo kubona ko byanze basaza banjye baravuza biranga, nanjye ndavuga ariko nkwiye kujya gusenga Imana.
mfata igihe njya gusenga Imana irambwira ngo mwana wanjye nanze kukubabaza hari ku muganura icyo gihe sinzabyibagirwa mu mavunika yavuga nanze kukubabaza ngutunguza urupfu rwa mama wawe bigutunguye amarira yawe sinari kuyakira irambwira ngo ariko nta muganga uzamuvura nta muntu uzamukiza umuntu w'imyaka 60 yari yacitse gufa ricikira mwahangaha riravunika bien ariko Imana irambwira ngo nzamukiza kandi azakira mu masengesho irambwira ngo ugende umuzane asengerwe icyo gihe hari umwuka tuba turimo wo mu butayu ako kanya wamara kuwuvamo ukavuga ariko koko menya nari navangiwe none si ibi bizashoboka ndeba mama kumuzana mu bakwe gusa ibi birumvikana ariko ndavuga ariko Mana ubwo ari wowe wabivuze ndakwizeye uvuze urakora mutumaho araza perezida ngo twari kumwe hamwe n'abaririmbyi bacu bakeya muzana mu rugo dusenga Imana iravuga ati mukijije kubw'ubuntu ndamukijije kandi ikimenyetso muzakibona iratubwira ati mbahaye umuti nta wundi muti Imana yaduhaye muri ayo masengesho na amazi ashyushye ngo amazi y'akazu yazi n'amavuta ya marayika gikotoro Imana n'umukozi w'umuhanga ibyo yaremye byose yabikozemwo n'imiti nuko nabigenje nimugoroba ndahambura kakaboko kari karangiritse ikiganza cyaraboze ndibuka narabibonye umubabaro uranyicandarira inzu yose iranuka nkuraho amarido ariko ku Imana yaravuganye nanjye kwizamukiza mu masengesho ndamwomora ndamukanda mu gitondo bukeye arambwira ati mwana wanjye uzi ko nzakira twamaranye ukwezi kumwe nyuma y'ukwezi ajya muri radiography asanga ukuboko rwose kanga bwose none murashaka iki kindi ko nta kibazo cyo kuvunika afite nta nibyo kujya muri kine habe n'umunsi umwe uyu munsi arahinga ari mu zabukuru ariko arahinga ubwo rero n'uyu munsi yajya ambwira ati mwana wanjye waransengeye ubwo mbese bazi ko Imana yanjye amina Imana yanjye barayemera Imana ishimwe mbere yuko dusoza muranyihanganira gatoya yego insa nusubira inyuma ho gato turacyafite n'ibindi tubaza kandi turababaza ibigezweho mu mpuhwe ni ibiki na alubumu ye byose mu kanya gato ariko wenda mbere yuko tumubaza wenda ni uri buze kudusozereza n'ibyo bibazo ndasa nusubira inyuma ho gatoya cyane wari uri mu modoka yabereyemo iyo mpanuka hari amwe mu magambo wibuka wenda bamwe mu bantu bapfuye baba baravuze nyuma wenda uvuga ati yo runaka ajya gupfa dise yavuze gutya nta bavuze wenda amagambo yabaye nka record wenda waba wibuka cyangwa bararirimbaga ikintu nibuka ni kimwe nuko twaririmbye ngo ntaba ari twe Uwiteka ntaba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ry'icyubahiro n'iryo jambo impanuka yabaye turi kuririmba yego none se perezi bari abantu bose bapfiriye muri ya mpanuka baba bashinguye mu irimbi rusange ariko bashinguwe hamwe bashinguwe mu irimbi rusange ariko mu cyobo kimwe yego ndavuga ngo twacukuye icyobo kirekire amaserikeye yose abariho tuyashira uretse abaterankunga babiri abaturukaga Ikayove ni umuririmbyi umwe n'umuterankunga bakomokaga Ikayove nibo twajyanye gushingurayo ariko nabo aho twabashinguye mbere y'urusengero twaranahubatse hariho urwibutso twubatse aho bashinguye bivuga ngo hano twahashinguye abantu icyo gihe dushingura hano twahashinguye abantu 9 nabo babiri twashinguye Ikayove na shoferi waje gupfa nyuma nawe niwe washinguwe ku iruhande wenyine nuko nyine no kwihangana hari korali y'Ikigani ishaka ko tugarukaho nawe yagize ibyago yego nk'ibyo mwagize bo bahita banapfusha presidente nabo byihuse harya se wenyine burabaguyemo niwe wenyine waguyemo harya korali yitwa abarinzi nabonye umwana naje kubasura mwabasuye nk'abantu mwumvise akabaro ko gupfusha umuntu wagiye mwivuga butumwa byaje bite nyine nira partnership muyivugeho uburyo byaje birumvikana muziko mu buryo bw'amakorari na ambassadors yakoze impanuka nyuma yacu nayo twari twapanze kuyisura nuko bitakunze amaprotokole nyine yo mu matorero ntibyakunda neza ariko nayo twari dufite gahunda yo kujya kuyisura kuko nabo ndumva barapfushije abaririmbyi 3 niba ntibeshe muri ambassadors nabo twumvaga dushaka kujya kuganira nabo kugira ngo tubahumurize kuko murumva twebwe twapfushije abantu benshi icyo kubwira umuntu rero wagize impanuka muri korari agapfusha umuntu twari tubifite byinshi n'uyu munsi turacyabifite
iyo korari abarinzi rero dutekereza kwisura tukimara kumva ko yakoze impanuka byaratubabaje cyane duhita twishira mu mwanya wabo ati burya kwa kundi twari tumeze cyagiye nabo uyu munsi niko bameze ati rero aba bene data reka dupange uburyo bwo kujya kubasura tubaganirize tubahumurize tubereke ko umurimo w'Imana ukomeje nubwo presidente yapfuye ariko umurimo w'Imana urakomeje kandi Imana izabaha imbaraga zo gukora birenze uko bakoraga twagiyeyo tugerageza no gushaka ikintu gifatika cyo gusura uwo muryango umugabo n'abana aryasize abana bangahe sinibuka niba ari batatu niba ari babiri ashobora kuba ari batatu twarabasuye n'uwo mugabo tuganira nawe tugira icyo tumusigira korari twumvikana nabo ko tuzajya dusurana tuzagirana ubumwe bwihariye dufitanye ubumwe n'amakorari menshi ariko urumva nka korari yagize ibyago nk'ibyo ngibyo tugomba kubiba hafi cyane ariko bitewe n'ibihe turimo by'icyorezo ntabwo byadukundiye gukomeza iyo gahunda cyane ariko turacyayifite turacyabazirikana turacyavugana nabo kugeza uyu munsi bari bafite gahunda yo kuzaza kudusura natwe tukabasura gutyo tukagirana ubufatane bufatika ariko kubera ko icyorezo nyine cyagiye kidukoma mu nkokora ntabwo byakunze ko baza ariko Imana nidufasha gahunda zigasubira uko zahoze ibiterane bikongera bikaba dutekereza kuzakomeza umubano wacu nabo uyu munsi muri korari hagezweho iki murakoze uyu munsi muri korari covid iba igera mu Rwanda ndumva yarahageze ku itariki bashize abantu mu rugo 21 z'ukwa gatatu ko mbitekereza 14 na 15 twari turi mu rugendo z'ukwa gatatu nibwo noneho weekend ibanziriza iyo ngiyo bafunzemo badushize mu rugo twari twagiye kuririmba mu Ruhango twari dufite igiterane mu Ruhango cy'iminsi 2 urumva twavuyeyo icyumweru gikurikiyeho ntabwo twigeze duterana warumbwiye ngo ikigezweho muri iyi minsi ni kihe nta buzima bwa korari ni indirimbo korari iba igaragaza ko ari nzima ruko iri kuririmba ntabwo twigeze dukunda cyane gukorana na social media ntabwo byigeze bidukundira cyane ari nayo mpamvu abantu benshi batubaza ati ko mutagaragara kugaragara kwa korari akenshi tugaragarira mu biterane ariko uyu munsi ibyo biterane ntibiri gukunda ariko hari ubundi buryo abantu bagaragara cyane muri za social media nkuko n'abandi babikora twe rero ntabwo twakunze kubikora cyane kugira ngo abantu batubone tugaragare cyane ariko uyu munsi dufite ibyo turimo gutegura dufite n'indirimbo nshyashya 3 twarangije no gufatira amashusho imwe dushobora no kuyisohora ejo cyangwa ejo bundi izaba iri kuri channel yacu ya YouTube yitwa Mabuye iyo ndirimbo yitwa Mabuye harya Mabuye ntabwo audio yari yasohotse audio irahari audio yari yasohotse twakoze video niyo tuzasohora ejo cyangwa yitwa Impuhwe Kwaya Official Impuhwe Kwaya Official Impuhwe TV nayo turabaramukiye Impuhwe TV nayo nigeze mbona ibaho nubwo ntakiyibona cyane mbere noneho yuko turi bugane ku musozo turamutse tuganiriye n'abaririmbyi hari indirimbo twakomeje kuvugaho wenda mu akapera gatoya basi wenda iriya twaragiye mu murimo w'Imana tugeze mu duhura n'impanuka gadi rataririmbo no mu mama blessing shobora kudufasha basi kugira ngo abantu baze kubimenya uretse ko hano hari n'abaririmbyi bashobora kumufasha nk'aba Israeli yegereye azenguruke ahantu henshi abaperezida murabizi ko bataba bazi kuririmba ngo rero niba murafatanya na mama blessing nta kibazo ariko turi gukora rwose turi gukora kandi namwe turabashimiye buryo mgeranye natwe ikiganiro ntabwo twari tubizi ko biraba ntabwo twari tubyiteguye ariko Imana yari yabipanze muri gahunda Imana yari yabipanze nkuko abarokore dukunze kubivuga yari yabipanze kugira ngo tuganire iyo ndirimbo rero yitwa Amabuye ari muri Bibiliya na amabuye atatse ururembo atatse inkike
ni byanditse mu byahishuwe mu bice 21 uhereye ku murongo wa 19 niho hari ayo mabuye ya sipi, safiro, kalkedoni biri mu aho ngaho niho byanditse n'uwashaka kubisoma yabisoma ejo cyangwa ejo bundi zabageze kuri channel yacu igisohoka tuzata tubibwira abantu ku ma platform yacu rwose muzadufashe mubibwira abantu kugira ngo kuri gospel no ku zindi social media yego izabigaragara tuzabibwira abantu rwose tuzayipininga aha rimwe twarabyutse harya tujya mu murimo w'Imana harya ngo ubwo nagura ririmba ndagufasha uko nshoboye rimwe twarabyutse tujya mu murimo w'Imana tugeze mu nzira duhura n'impanuka bamwe muri twe bakurwa mu mubiri barataha abandi nabo baramugara ariko rwose turashima Imana. Hari ikindi ibyo birahagije utakizaho intwari ntabwo byaba intwari zaratashe intwari zaratashe Hakizimana Filiberi intwari zaratashe Twagira Umukiza Fredi intwari zaratashe Gashishi Etienne inshuti ya Yesu intwari zaratashe Tuyisenge Eto Kristiya intwari zaratashe Mukeshimana Elevania intwari zaratashe Mukeshimana Aline inshuti ya Yesu intwari zaratashe Amen. Amen. Tegererezo yo yitwa bambika imyambaro Yes, murakoze cyane amateka bafite alubumu indirimbo zabo zagiye zikundwa nimwe mu makorali yagiye ikora ivuga butumwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ngira ngo muri Kongo ho yo mbivuze nta kwirirwa nshidikanya ko batagiye muri Tanzania muri Kenya i Burundi muri Kenya bira sorti koko yarabamamaje nako iriya mpanuka yatumye abantu benshi babamenya nyuma yo mwatumye mu bihugu yatumye tumenyekana nyine nkuko Imana yari yabivuze nyuma yayo twagiye i Burundi inshuro zirenze imwe ndumva ari 2 niba atari 3 ubundi tujya muri Kenya i Nairobi muri Kenya twari twatumiwe n'itorero rya Pentecote nyine ryo muri Kenya dukorana na bigiterane ariko noneho tugira n'igiterane cyihariye cy'abanyarwanda n'abarundi mu rusengero kirimo urumva twari dufite indirimbo z'igiswahili tuziririmba mu banyakenya ariko noneho tugira umunsi ko twamaze iminsi myinshi ndumva twaravuye n'ahangaha kuwa kabiri tumara iminsi 2 mu rugendo tugerayo kuwa 4 mu masaa 7 kuwa 4 nimugoroba dukora igiterane mu banyakenya no kuwa 5 no kuwa 6 ku cyumweru dukorana igiterane n'abanyarwanda n'abarundi tugirana nabo ibihe byiza cyane turirimba indirimbo z'ikinyarwanda barishima cyane kandi tuhagirira umugisha na nyuma yaho turongera dusubirayo twagiye na Tanzania hano bita Arusha naho dukora igiterane mu Banglikani mu itorero ry'Abanglikani muziko itorero ry'Abanglikani muri Tanzania rifite imbaraga cyane niho ba Roza Muhando baririmba ubwo twari twatumiwe na korali Roza Muhando yaririmbagamo kera atari yatangira kuririmba ku giti cye niyo yari dutumiye yitwa Mama Juice dukorana nayo igiterane nayo mu gihe cyo kwibuka baririmbyi bacu dufite igiterane cy'icyumweru cyose twarayitumira Joel rabyibuka wari uhari twarayitumiye nayo dukorana nayo igiterane ndumva ari byo bihugu tumaze kugendamo.